ese wari uzi ko ufite ubugingo ariko ukaba ufite n'umubiri? Ujya wibaza aho ubugingo buri, kuko ibi tubona byo hari umubiri. Hari ikintu utigeze umenya cyangwa gusobanukirwa, ari cyo munsi ngiye kukubwira. Ubugingo dufite bubitswe n'umubiri, kandi uyu mubiri urwanya ubugingo. Ni nayo mpamvu intambara turwana irushaho kuturemerera ndetse irushaho no gukaza umurego. Ubugingo murabizi neza ko ngo buzahoraho, ariko umubiri impamvu burwanya nawe urabizi ko igihe cyawo kizarangirana nka manda ugasubira mu gitaka. Niyo mpamvu umubiri ni nka mukeba w'ubugingo. Umubiri nubwo ubitse ubwo bugingo ariko ubugirira ishyari. Kubugirira ishyari ni gute? Wowe iyo uburebye ubona igihe cyawo manda yawo nigera bazasunikira mu gitaka bakarenzaho ikindi, ikabona ubugingo buzabaho iteka ryose. Niyo mpamvu umubiri uba ushaka guhemuza ubugingo. Ibyo ari byo byose ubutekereza ukavuga ngo nubwo nzasubira mu gitaka reka mbabaze ubugingo, nabwo aho buzajya kuba buzabeho bwishimye. Kugira ngo se impamvu umubiri ubushuka guhemuza ubugingo ni ikindi. Noneho kubera ko n'abantu natwe ubwacu tutabisobanukirwa, hari igihe duhita dukora ibi bigaragara inyuma, kubera ko umubiri wo ubaye urarikira, umubiri wo ubayeho wishimisha, umubiri wo ubayeho winezeza, ku buryo buri kintu cyose wo uba ushaka kugikora kigahita kandi mu buryo bwo kwinezeza. Noneho rero kuko uba uzi ko igihe ufite ari gito, ukorera ibyabo biwunezeze biwushimishe, ariko ubangamira ubugingo, kuko iby'umubiri ukunda kurarikira kenshi biba bihabanye n'iby'ubugingo bukeneye. Kandi ubugingo kuko aribwo buzahoraho nibwo tuba tugomba kwitaho, ariko ushaka atari ko bimeze. Umubiri turwana nawo, ubugingo tuba dushaka kurinda bubitse imbere y'umubiri, ariko umubiri nawo noneho ufite poromota ariwe Sekibi niwe ukunda kuwushuka. Noneho umubiri nawo iyo uhise wumva ko ibyo Sekibi awushutse ari byo, uhita utangira kubishyira mu bikorwa, ukabishyira mu bikorwa, ugasanga ikintu cyose ukoze ni ukugira ngo wowe wishimishe, kuko ibyawo uba ubona bigiye kurangira. Aka kantu kamenye, kandi